munsi twaramukanye imvura y'akataraboneka, imvura yaguye ejo igasoza umunsi igatangira undi munsi. Iyi mvura ntabwo isanzwe, ariko uko byagenda kose twatangiye kugira umucyo. Iki gice rero ni igice cya kabiri kuri videwo natangiye mbahereza mu gitondo. Ni ukuvuga ngo igihe uzaba uri mu bukonje nk'ubu ngubu muri iyi season y'imvura, iyi sezo y'imvura turimo, kugira ngo iki ni igice cya ya videwo natangiye mbahereza mu gitondo. Ni ukuvuga ngo igihe uzajya uba wanyagiwe ufite ubukonje, ujye wihutira gukora icyayi kirimo indimu, ubuki, tangawizi. Nyamuneka ntuzashyiremo amata. Amata ntakorana n'indimu. So icyo gihe nukoresha icyo cyayi, hehe no kongera kuba warwara amagiripe, inkorora, kandi n'izindi ndwara zose zigenda nka nyomberi, kubera ko yaba indimu na acide yica, igabanya ibinure byo mu mubiri. Ubuki nabwo ni uko, tangawizi nayo ni uko, kandi bikagira intungamubiri zitandukanye. Ni ibanga rero rikomeye, ni ibanga rikomeye ku buzima bwawe, ni ibanga rikomeye ku buzima bwanyu, ni ibanga rikomeye ku buzima bwacu. Kugira ngo ujye ubona rero ibindi byose, ni ukuvuga ngo uwo ni umuti ugufasha kugira ubuzima bwiza, gusa neza, kurinda gusaza imburagihe, kuko niba nuzajya urya inyama bya hato na hato, kuko dukunda inyama, ujye ugerageza unywe icyayi kirimo indimu cyangwa se amazi arimo indimu, kugira ngo arwanye ibinure. Umaze kurya ibiryo birimo amavuta, unywa ibintu by'isukari, ibintu biryohereye, amavuta menshi, jya ugerageza unywa amazi arimo indimu. Uzarebe kutagira ubuzima bwiza, bikakurinda gusaza bya hato na hato. Nutabikora rero ntuzabe sinamenye ngo sinabimenye sinari mbizi. Nyamuneka uwo ni umuti uzagufasha kugira ubuzima bw'umwimerere, ubuzima buzira gusaza imburagihe, ugahora utoshye, ugahora usa neza, bikakurinda uburwayi bwa hato na hato. Kandi iyo urwara igifu wirinda kunywa tangawizi nyinshi, ushyiramo gakeya, indimu nkeya, ubuki bukeya, kuko ibyo bintu bifite imbaraga. Ushyiramo gakeya, ntabwo ukoresha byinshi, kuko nanone ntabwo babikoresha buri gihe, kuko nanone iyo ubikoresheje igihe cyose bishobora kugwa nabi. Kora subscribe, ukore kukazegera kugira ngo n'ibindi bize. Aha rero ni ukuvuga ngo buri munsi mbagezaho imirire myiza, buri munsi mbabwira icyo mwakwifashisha kugira ngo murebe ko mwakwirinda guhora kwa muganga by'iteka. Nyamuneka ujye ukomeza ukurikire iyi televiziyo yanjye, channel yanjye, kugira ngo njye nkubwira ibyubaka umubiri byakurinda kuba watakaza ubuzima bwawe, cyangwa se kuba wahora ku miti bya buri munsi bya hato na hato. Ibi ngibi bizagufasha kugira ubuzima bwiza bw'umwimerere. Kanizere yuko twese tugendana, twese tuba turi kumwe kuri videwo zanjye, kuko mbagezaho videwo zitugirira akamaro mu buzima bwacu. Ntuzajye uzireba ngo ukoreho gusa gutya, cyangwa se ucishemo amaso byonyine ugende utavuze. Uzajye ubanza utege amatwi ubyumve neza byose, hanyuma nurangira, nusoza, numara kubyumva unkorere hariya kuri sabu, unkorere kukazogera, kugira ngo igihe nashyizeho indi videwo ujye ubasha kuba wayikurikira. Aha rero nizere ko turi kumwe, buri umwe wese azajya abibona uko turi kumwe. Rero nkaba mpiniye ahangaha, nkaba nizeye ko buri munsi
nzajya mbagezaho ibintu bibafitiye akamaro, video nziza zibafitiye akamaro, utuntu n'utundi.